Amazina yanjye nitwa Iratabaye Peace Player, ndi umunyeshuri muri NCT Saint Famille Nyamasheke. Uyu munsi twishimiye urugendo abakozi bo muri NESA bagiriye mu kigo cyacu, batugendereye kandi twabyishimiye kubera ko ni ikimenyetso cyerekana yuko igihugu kitwitayeho kandi batubara nk'abaturarwanda b'ingirakamaro mu gihugu cyacu. Twabyishimiye ko baza kureba imyigire, ni ikimenyetso cyiza cyerekana yuko uburezi cyangwa se uburere umwana w'umunyarwanda ahabwa mu kigo ahariho ndetse n'ahari hose ari ingirakamaro ku gihugu kandi koko ko leta yacu ibyitayeho. Mu bijyanye n'ireme ry'uburezi, ubugenzuzi bwa NESA butuma ikigo kimenya aho gifite imbaraga nkeya, ibyo gikora neza bugashimirwa, ndetse kandi n'ibyo gikora nabi bikabasha kumenya icyo byakosora, ndetse kandi icyo twebwe nk'abanyeshuri bidufasha ni ukumenya yuko curriculum dukoresha cyangwa se umuyoboro w'uburyo twigamo ugenda neza, kandi n'ibitagendaga neza ugasanga ko byakosotwe, bigatuma umusaruro w'uburezi cyangwa se ishema ry'ikigo cyangwa se uburezi nyarwanda butera imbere ku buryo buhagije. Murakoze. Nanone ntabwo twarangiza tudashimiye Minisiteri y'Uburezi iba yemeye kwitanga kugira ngo izirebe uko twebwe abanyeshuri tukiri bato, bakaza bakatureba uko tuba turi kwiga. Bitwereka yuko ntago kwiga kwacu kuba kuvuza ubusa, ahubwo ni ibintu igihugu kiba cyatekerejeho kandi kikabishyiramo imbaraga kugira ngo ejo hazaza tuzavemo abantu bafitiye igihugu akamaro. Nitwa Hashakineza Jean Claude, nkuriye ibijyanye na communication, harabyita ngo nitumanaho mu rwego rw'uburezi, ni ukuvuga Minisiteri y'Uburezi n'ibigo bishamikiyeho byose, ibijyanye n'ireme ry'uburezi mu mashuri. Turareba abanyeshuri uko biga, tukareba abarimu uko bategura amasomo yabo, tukareba ibijyanye n'imibereho myiza y'abanyeshuri. Ese abana tukareba bariga, barya neza, bafite isuku, barasa bate. Tureba ubuzima bw'ishuri bwose kuva umwana abyutse kugera agiye kuryama, ibyo akenera ku munsi arabibona uko bikwiye, aharara harasa gute. Mu ishuri mwarimu afite, ni mwarimu wabyize, wabyiteguye, isomo rye ritegura neza. Nitwa Kavutse Vianney Augustin, nkaba ndi umugenzuzi cyangwa head wa Quality Assurance Department muri NESA. Ni department ishinzwe ku ubugenzuzi bw'amashuri. Muri make dukurikirana ireme ry'uburezi mu mashuri. Ubu rero twarimo dukora igikorwa ngarukamwaka twita quality audit. Quality audit ni ukuvuga dusura amashuri cyane muri TVET yose, aho tuzasura amashuri 632, ayo na ya TVET. Hanyuma twongeyeho noneho uyu mwaka n'amashuri 300 ya general education kugira ngo naho turebe quality uko imeze. Tubikora gute? Tugenda tukareba area zose, aho tureba nkuko system zose zikora. Tureba input, tukareba ibikorwa remezo, infrastructure, materials, qualification z'abarezi. Muri input ko nabo baba barimo, hanyuma tukaza kureba noneho process ese bakora gute, portfolios, bigisha gute, imyigishirize imeze ite. Hanyuma ubwo tukaza kureba noneho na part ya leadership, ese ikigo kiyobowe gute. Ibyo byose nibyo duhuriza hamwe, tukabiha amanota, tukamenya noneho uko ibigo bihagaze muri quality. Kuko quality ntabwo ari ikintu uhita ureba umunota umwe. Iyo turebye rero kuri izo parts zose, kuri input part tukareba gap zirimo, tukareba muri process part tukareba gap zirimo, noneho ayo manota yose niho agaragaza noneho quality y'ikigo uko kiba gihagaze. Muri make rero niyo inspection turimo dukora. Iyi inspection tuyikora buri mwaka, aho tureba dusuzuma amashuri yose. Hanyuma iyo turangije nka TVET tukora reaccreditation y'ama trade. Hari ayo dushobora gufunga iyo dusanze nta bikoresho bafite, hari trade dufunga, hari nizo twemerera gukomeza bitewe n'ibikoresho bihari, kuko ubundi nk'ubumenyi ngiro
ni hands on skills, ntabwo ari ibintu uhita wakwigisha muri theory. So iyo dusanze nta bikoresho bihari tuba dushobora no gufunga iyo trade, bakabanza bagashaka ibikoresho tukazayifungura ibikoresho byabonetse. So hano rero twari tugeze ni kuri Institut Sainte Famille Nyamasheke, aho dusanze rwose ibintu bimeze neza, abanyeshuri bariga neza, isuku imeze neza. Muri byo tureba n'isuku tuba tureba uko abana bategurirwa amafunguro, uko abana babayeho, byose turabira muri make. Ni comprehensive igaragaza uko ikigo gihagaze. Ubutumwa twaha abayobozi b'amashuri n'abarimu nuko icyambere ntago ireme ry'uburezi ritariba. Ni ukuvuga hari part ya input, bagomba kuba input zigomba kuba zihari, materials, ibikoresho, infrastructure, isuku, imibereho myiza y'abana, byose biri kuri input. Hanyuma kuri process noneho instruction time, ya masaha abana bagomba kuba biga n'umwarimu adelivering, kuko umwana aba yaje hariya kugira ngo agire icyo atahana. So ya time tuba twamuhaye ya minota 40 y'isomo abagomba kuyikoresha neza, umwana akagira icyo atahana comprehensively. Uko umwana agenda atahana izo part zose, igihembwe kirangiye abatahanye package twateguye na syllabus ikaba covered. Noneho assessment ikazaza itugaragariza noneho uko ya input na process byakozwe, system ikabiruzuye, tukassessinga ahari gap, tugahita duha feedback abarimu, tuka feedback abanyeshuri, twese hamwe tukasenyera umugozi umwe twubaka ireme ry'uburezi. Urumva ko ni ugufatanya twese, twaba kuri ministerial level, twaba kuri NESA, haba no ku barezi basanzwe bakora izo process buri munsi, haba kuri leadership ko nabo bafite inshingano zo kumeneginga noneho ibyo bikorwa byose bigakorwa neza muri coordination nziza. Nitwa Sertrifine Umutesi, nkaba ndi umuyobozi w'ishuri rya Institut Sainte Famille Nyamasheke riherereye mu karere ka Nyamasheke mu murenge wa Kagano. Ubugenzuzi rero bwabaye muri iri shuri bwaje bushimangira ireme ry'uburezi. Hari byinshi badushimye, harimo imyigire n'imyigishirize kubera ko abana bacu baratsinda neza no ku rwego rw'igihugu. Harimo isuku kuko duharanira ko umwana yigira ahantu hatuje kandi hameze neza, ndetse n'ibindi byinshi. Imyidagaduro na siporo nabyo ni ibintu bashimye kuko nabyo bifasha umwana kwiga neza. Mu byo rero tugomba gushyiramo imbaraga harimo amaraporo tugomba kunoza tukayageza no ku zindi nzego. Icyo rero umwanzuro rero twafashe ni uko tugomba gukora cyane kugira ngo nyine umwana uri mu biganza byacu tumugeza heza. Murakoze. Nitwa Mukarukaka Libere, ndi umurezi hano muri Institut Sainte Famille Nyamasheke. Ubu maze kuhakora imyaka irenze 30. Umuntu ukugenzura gukunze n'ubu ugamije kugufasha, ntago baje kugushunguramo urukumbi ruguhungeta cyangwa ruguhungabanya. Ndahamya rero ko abo mwashoboye kuganira nabo, kuko nge nari mu ishuri ariko nanjye natanze kuri document z'umwarimu, nazo ubwo mwabirebye ko umuntu aba zifite, byose byari bigamije kuba twakwiyungura imikorere myiza. Ndahamya rero ko nyuma y'uko mudusuye hari inama muzaba muri aba mwatugiriye, hari byinshi tuzaba twungutse ku buryo imikorere yacu izaba myiza kurushaho. Amazina yanjye ni Twibaze Idefilibe, ndi umurezi mu ishuri rya Institut Sainte Famille Nyamasheke. Nk'abarimu twizera ko tuzarwungukiramo byinshi. Iyo tuvuze byinshi twibanda ku bijyanye n'imyigishirize n'imisindire y'abana bacu. Twizera ko abana bazatsinda neza nidukurikiza inama twagiriwe. Byose inkingi, moteri
n'uburezi. Uburezi bwagenze neza, igihugu kizatera imbere mu bikorwa byose. Nikaba ari niyo nama ngewe navuga n'ahaba abayobozi b'amashuri n'abarimu. Twese icyo dukora kugira ngo twiteze imbere n'imiryango yacu, ariko tukaba ku mutima twagombye ko dutekereza ko icyita rusange gituma tubona ibyo tubona ari ibyo duhembwa, ari ibyo dukorera, ari akazi dukora n'umunyeshuri, kureba ko umwana twamuhaye ibyo tugomba kumuha kandi agatsinda. Ariko nanone ku rundi ruhande ni ugusaba, muri iyi minsi hari byinshi birangaza abana, ubuzima uko isi igenda itera imbere, ni no gusaba abana kwiga koko bashyizeho umwete. Inshingano yabo ni imwe, ababyeyi babohereje ku ishuri, abarimu bari hano n'ubuyobozi bubeho ngo bubafashe, ni ukuri ko umwana yakoze inshingano ye akiga agatsinda, akaba hagomba kuba igihe cyabyo, igihe cyo gukina n'icyo gukina, igihe cyo kwiga n'icyo kwiga, ariko bakirinda ibibarangaza. Kugira ngo mumaze iminsi mubona ko hari n'ubukangurambaga dukora bujyanye n'uko abana bakwiye kwirinda gukoresha imbuga nkoranyambaga. Nabyo tuba tubibabwira, ni ibintu bigezweho ariko birabarangaza, utarebye neza bigutwaye umwanya munini, bishobora gutuma utiga uko bikwiye. Abarimu nabo twabivugaga, umwarimu ni inkingi ya mwamba, umwarimu ni nk'iferume ibumba umunyeshuri. Adakoze icyo agomba gukora, umunyeshuri ntiyazagera ku cyo agomba kugeraho. Nawe turabashishikariza gukomeza gukunda akazi, turabashima ariko cyane, na mbere yo kubasaba turabashima akazi keza bakora, tukabwira ngo nibakomerezaho, bakore, bigishe, n'amahugurwa bateganijwe nk'ubu bari mu gihe cyo guhugurwa mu masomo y'Icyongereza, bashyiraho imbaraga, babyumve ko birafasha abanyeshuri ubwabo, ariko nabo biragufasha. Uri mwarimu nta kivuga ko ejo uzakomeza kuba mwarimu, icyo Cyongereza cyagufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi bwo kwigisha, ariko kinagufashe mu buzima bwawe ku giti cyawe, witeza imbere kimwe n'ibindi byose bategurirwa. Turabizi haba harimo imbogamizi rimwe na rimwe, nazo umuntu ntiyazirengagiza. Leta izakomeza gukora ibishoboka byose biri mu bushobozi bwayo, byose ibashyigikire, ibafashe, maze koko umwana dushaka w'u Rwanda, umwana uteye imbere, umwana mpuzamahanga, umwana uzatuma igihugu kigera aho kigomba kugera. Murakoze.